oya nta kibazo gihari muturekere umukobwa yambare mumureke dore aha naha bitangirira kuzi umuntu kugira ngo umuntu aguca inyuma mu mafaranga yawe hariho mutama wamwihereye ibyo byose n'abagore beza barenze na muyango kandi batunzwe n'abagabo badakora aya mafaranga bashyizeho video ya kera ya Kimenyi bakikataga keke kakandi ka 5 icyo gihe kiri kumwe na Kimenyi yari yiyambariye agashati nk'aka nambaye urumva ubona ko ari umuntu uri mu rugo ari kurelaxinga nyine birthday bakamutungura avuye nko mu gikoni yagiye ari kumwe na Kimenyi bari banafatanya icyuma kubako kuri hejuru y'ukundi ariko kuri ino nshuro yayikase wenyine aranayirya wenyine ubumwe birashoboka ko wabona umuntu ari mu ikanzu ya zahabu sibyo yego ariko ibyishimo buri mu mutima cyangwa se uburemere bw'ibyo yishimira butandukanye n'ibyo cyagiye yibereye muri Kamambiri ndababajije Mutesi muramwirukansa mu mujyana si abari inkuru nziza kuri Mutesi Jolly akoze ubukwe Mutesi uko azabukora igihe azabishakira kandi ikindi ntabwo achievement zose Slim Jesus. Okay, reka mbaye ikaze bakunzi bacu basuhuze bifuriza kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ngarukanye na Laila umeze neza ndashima urashima Imana urashima Imana cyane Imana y'abantu bakeya bwari bake naribi aho bonye inkuru nziza ihari yuko bita Mutesi Jolly yaje gushyirwa mu bantu 100 bazahabwa ibihembo muri Nigeria. Ibihembo by'iki? Ni ibihembo ngo bijyanye yashyizwe ku rutonde rw'abantu 100 ubundi bazahabwa ibihembo by'icyubahiro bizwi nka Iconic Personalities Award 2026 bizatangwa mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Ariko arabikwiye pe nk'abantu harya buri aruguma atuye he muri Tanzania nago ariho umukwe atuye umukwe wacu online iniro online iniro akosora online gusara ko nigeze kubona agafoto ko ku kibuga cy'indege oya nyine ni online kuri twense twari twahura nawe abantu benshi nabonye ejo bibaza batese Mutesi Jolly azakora ubukwe ryari igihe abishakiye ako muramushaka hiki ndababajije Mutesi muramwirukansa mu mujyana ngubu mubabaye ubukwe bwe kurusha uko bubabaye ari ubwe si abari inkuru nziza kuri Mutesi Jolly akoze ubukwe Mutesi uko azabukora igihe azabishakira kandi ikindi ntabwo achievement zose ziba zishingiye ku bukwe rwose hari ibyo akegeranya yenda hari ibyo agishyira ku murongo hari ibyo agishaka kwenjoyinga kandi by the way umuntu aba agomba kwenjoyinga ubukumi bwe naje gusanga buri ubukumi bwawe abantu batabwenjoyinze dukwiye kujya mu rukiko kwirega abantu ese si abari inkuru nziza Mutesi Jolly aramutse akoze ubukwe nziza pe cyane reka banza abone igihembo bura nyuma y'igihembo azahita dutamo cyane ko ibintu byinshi byiza bye yabigezeho pe yabaye uhagarariye Miss Rwanda ivaho ageraho atangiza Miss East Africa arayihagarara ku giti ciwe arangije abo umuntu tuza kubona asa nk'uri mu rukundo nabyo ni byiza kubona umuntu usa nk'uri mu rukundo tuza no kubona yubatse inzu ikomeye cyane n'imodoka ya danje n'imodoka ihenze cyane urumva hari igisigaye koko tukaza tubona ni umwe mu bantu bambara inkweto zihenze n'ibiki byose n'ikanzu ihenze ariko kuri ubu ngubu ari no mu bantu bagiye guhabwa igikombe cy'indashyikirwa muri Nigeria. Ubwo nyuma y'ibyo twitegura ka invitation mu bukwe bwa Mutesi Jolly zatubwira akajambo ariko uzaburenze tukira aho ngaho rero abantu benshi bakomeje kuvuga bati ngo buriya n'ubundi nta nyampinga ushaka barashaka babati ngo nta minsi ushaka babati nyine ni iby'amagambo bari kuvuga ngo abikigi bari kuvuga abikigi oya barashaka none se Naomi yashatse Naomi yarashatse barashaka rero babivugaga bakurikije ngo kubera kuri Noza kuri Muyango ku ifoto ya Muyango ejo yagiye hanze n'aka video Muyango yambaye yarashatse ariko bavuga ko nyine yaje gukora divorce ni a video yagiye hanze ya Muyango reka twe tuzabivuga buta yari yambaye ngo ikanzu y'ibihumbi
bigera kuri 100 nimba ari 190 na bingahe bavuga bati ngo ntago bishoboka ko ngo Kimenyi yari gutunga umugore wambara umwenda ushobora kugura 100,000 kubera iki se ngo kumutunga ngo bisaba kuba ukorera ngo byibuza ngo 20,000 by'idolari buri kwezi. Erega hari abagabo batunze hari n'abagabo batunze abagore biyitaho ubwabo. Abagore biyitaho ubwabo. Ntabwo gutunga umugore byose bisaba yuko ari wowe byose biturukaho. Ariko ngo bisaba. Hari abagabo rwose batunze benshi pe batunze abagore kandi abo bagore ari nabo biyitaho. Ugatunga umugore uwo mugabo udashoboye kumutunga niwananiwe kwiyakira yuko akagira complexe ko uwo mugore ari we wiyitaho kandi byitwa ngo barabana akaba ari uzana amatatizo. Oya nta kibazo gihari muturekere umukobwa yambare mumureke dore aha naha bitangirira tugume hano twikomereze. Ngewe reka mbabwira umunsi nabatangiranye kandi munyitege umunsi natangiye ikibazo ntago nshaka maneno. Ikibazo gihari ni iki ngiki, urahembwa ukaba uhembwa 100,000 ufite umugore uhembwa 5,000,000 uwo mugore ngo wamwubakana kubera iki erega buriya urugo rurimo umugore urumva ufite amafaranga ayarusha umugabo iteka si zose iteka akenshi ni rujya rusenyuka ruriya rugo ntago rujya rusenyuka akenshi zirasenyuka akenshi ziranzu zirasenyuka ingo nyinshi zisenyuka ugasanga umugore yari afite amafaranga yarusha umugabo uzana biba byarahereye nubikurura neza uzasanga uriya mugabo aba bifitemo uruhare akenshi hari abo bibaho pe umugore akagusuzugura kubera ko akurusha ubushobozi ariko hari n'ababyishyiramo ko basuzugurwa kuko ngo umugore ngo abarusha ubushobozi ugasanga umugabo arashaka kugutegeka urumva arashaka kugutegeka ngo zana aya mafaranga yawe nyakubikire urumva ngo kuko ngo ari giye mugabo doesn't make sense. Nanjye mfite account ahubwo mbwira ati twicare tubegire inama tuyabarire urumva kuba uyabitse kuba nyabitse ibyo ntacyo bimaze azirongazi jewe nifuza kandi bifite n'ubushake bw'uko ayo mafaranga twakoresha twembi tukazamura urugo rwacu. Icyo gihe rero iyo utangiye gushaka ngo bari wowe uyabika kandi most of the time iyo amafaranga y'abagore baba yafitiye yahaye umugabo nta kindi akora yakoresha amuhohotera amuca inyuma urumva ariko uzi umuntu kugira ngo umuntu aguce inyuma mu mafaranga yawe wamwihereye ibyo bintu byakunda. Icyo gihe rero abagore benshi iyo batabikunze ntiyemere ngo amafaranga ye ayaha umugabo ngo ari we ngo yaje ariko by the way ndababaza we yawe iyo yafite ku mugore atakubwira ngo yamenange nyakubiki ugomba kumenya umutungo w'umugore. Kumenya ni kimwe no kumubwira ngo yazana abarye uyajera ngo abarye uyabika ajye mu biganza byanjye baba bari gusesagura niko bavuga. Abe ni kubyizera njye ntago ariko mbyizera ese oya njye ntago ariko nabyizera byizera mu buryo butandukanye n'ubwo ngubwo. Hanyuma rero umugore yatabyemeye ngo yakire ibi bintu ndi kuvuga it's an experience ibyo nabonye. Umugore yatabyemeye rero ngo ayazane ayaguhereze ngo abari mu biganza byawe ngo kuko ngo uri umugabo ese nimba uri umugabo wagiye ugashaka yawe wagiye ugakorera bita bitangira kuba ikibazo mu rugo ngo yansuzuguye kandi urumva kandi ntacyo ntibigize umubwira ati mpaye amafaranga hari umushinga nabonye nshaka gushoramo ngo yakwime gusa kuko ngo atayakuremese mu biganza ngo abari mu biganza byawe kuba ari mu biganza byawe byinjiriza iki urugo? Nta kintu byinjiriza urugo ko ahubwo abenshi bayakoresha mu buryo bubi agahita atangira kujya kuyaryamo iraha unaruhuka cyane kuko ubona ko ubushobozi buhari urumva ntujya guhasoringa nk'umugabo kuko wowe ntabwo uzi agaciro k'ayo mafaranga aho yaturutse uranayasesagura uranayasesagura umeze nk'aho utunzwe nyirari uwo mugore wawe ari nka nyoko ugutunze ukibera mu buzima bw'iraha wibera mu businzi wibera mu busambanyi ibyo bintu rero bisenya ingo. Iyo ni impamvu ya mbere isenya ingo iyo urugo rurimo umugore ufite amafaranga akemera
kuyashyira mu biganza by'umugabo. Yego. Indi mpamvu ni Yego. uko abagabo bitwaza yuko ngo basuzuguwe bifuza igatangira hasi hejuru imirwano ishyi zikaza buri munsi cyangwa n'intonganya bikaba ibibazo. Ariko ibi ntibyakabaye. Ntabwo byakabaye biba. Muyango nimba afite amafaranga areke kwambara uko ashaka no kubaho uko ashaka bimunejeje binatuma agaragara binazamura agaciro ke value ye. Urumva ngo kugira ngo mutumva yuko ngo reka mwereke hano video yavugisha abantu benshi. Nze mwereke nka video hano ni video ya Muyango yasajije abantu aho barimo baravuga bati ngo se ngo reka mbanzanye kwereke uburyo umukobwa umubyeyi hano abakeye cyo bita imbaraga z'amafaranga. ngo umugore nk'uyu wamugumana udakorera nibura miliyoni 30 ku kwezi. Nakosha. None se nta bagore beza barenze na Muyango kandi batunzwe n'abagabo badakorera amafaranga menshi. Ibi no gushaka kurwanya Muyango rwose mu byishimo bye kandi aranamaze muya rata shining. None se bikomeza bite umuntu azigire no kuvuga ngo bashyizeho video ya kera ya Kimenyi bakikataga keke kakandi ka 5. Urumva Muyango rwose yiyambariye nk'uvuye mu gikoni mu rugo bisanzwe. Urumva bahita bacomekaho n'indi video Muyango ari muri kanzu ya zahabu bro. Amafara icyo gihe kiri kumwe na Kimenyi yari yiyambariye agashati nk'aka nambaye. Urumva ubona ko ari umuntu uri mu rugo ari kurelaxinga nyine birthday bakamutungura avuye nko mu gikoni. Bahita babihuza n'isabukuru na video y'isabukuru yagize ejo ari mu ikanzu ya zahabu. Igura ngo nimba amadolari $190 nangahe ubanza 190 na bingahe 192. Semumve byari ibintu birenze ntago ari byinshi. None se amafaranga make cyane. Jori wambara iya miliyoni n'isakoshi. Urumva haraho bihuriye na Muyango kuko ngo Jori we ukuntu yambara Mutesi Jori urukweto ruba ari urwo muri rufite marike izwi brand yambara brand izwi urukweto brand izwi ubwikanzu iherena isakoshi byo nama brand byose kandi buri kimwe cyose kitari munsi $1,000. Ubundi umurebye yahagaze ushaka gusanga ashaka kwambara wamureba uburyo ahagazemo hagaze nka $10,000 hagaze nka $10,000 pe. None se tuvuga igihumbi cy'ikona yaba yicaye mu modoka akaba ahagaze angahe ni nka miliyari. Yaba yicaye mu modoka aparitse ageze iwabo mu rugo ageze mu nzu ye aho ni amamiliyari. Ni nka miliyari 5. Urumva rero abantu muri compound abahagaze nka miliyari 5 abahagaze miliyari 5. Nuko ngo rero abantu bakomeje kwibaza kuri uyu nguyu Muyango bavuga bati uyu Kimenyi rero ngo kwarera mushatse ariko nanone uri kubona ko ni ibintu bishimishije. Ntabwo ibyishimo byose bibera mu bushobozi bw'ibyo uhagaze no kuhagaze. Birashoboka ko umuntu yaba ibi bintu iyi comparizo bakoze birashoboka ko igihe Muyango yari yishimye cyane ari kiriya gihe yari ari kumwe na Kimenyi yiyambariye bisanzwe kuri iyi. Ni urugero ndi gutanga sindi kuvuga yuko ari bwo buzima ari kubaho ariko ndi kukubwira ko kuba ari mu ikanzu ya zahabu atari byo bishimishije cyane kuruta kuko ikanzu ya zahabu ushobora kuba uyirimo nta muntu uri bukubwire ko wambaye neza. Sibyo nta muntu uri bukubwire yuko ati sabukuru nziza nyine just ari ugutwika gusa biraho utaza kuzana ibyo ngibyo nkahita ukaba aho ngaho bunyomoje ubuhanuzi bwitwa Pastor Hakimu uriya we wimivugana wamuhanuriye ko agiye Imana imuhaye umugabo ntiyamuri rejectinze ariko nyine kandi ejo bundi bari kumwe muri nuza ari batatu bagiye baragiye kumusuhuza abagabo bararutanwa bro kandi burya ngo inkovu ya mbere ngo iryana cyane kurusha inkovu ya mbere iryana cyane kugira gute
kurusha iya mbere iryana cyane inkovu ya mbere iryana cyane kurusha iryana cyane kurusha izindi. Rero aho ngaho ushatse kuvuga ibyo nanjye nabivuze ati ushatse guhakana ubuhanuzi bw'uwo bita Pastor Kim. Pastor Kim agiye uhanurira abantu benshi cyane kandi ibintu ahanuye bikabaho bikaba ubuhanuzi bikaba impamo. Birashoboka ko ibyo hano yari impamo Yego. ariko yenda ibyishimo bitandukanye sibyo Yego. buriya ushobora gutega Yego. ushobora gutega taxi voiture sibyo ndakumva ubutaha ariko hano abonye ko keke yayiryanye sibyo ndi kukubwira se yarayiryanye yagiye ari kumwe na Kimenyi bari banafatanya icyuma ukuboko kuri hejuru y'ukundi sibyo Yego. ikiganza kiri hejuru y'ikindi bakatana ariko kuri ino nshuro yayikase wenyine aranayirya wenyine ubumwe bisobanura ngo rero birashoboka ko wabona umuntu ari mu ikanzu ya zahabu sibyo Yego. ariko ibyishimo buri mu mutima cyangwa se uburemere bw'ibyo yishimira butandukanye n'ibyo cyagiye yibereye muri Kamambiri ariko cyane nubwo hari abantu bivugisha ngo byaruta yuko ngo naririra muri benzi ngo kugira ngo ndirire ku igare ninde wakubwira ko bari ku magare bose barira cyangwa ahubwo byaruta yuko usekera ku igare aho kugira ngo urire muri benzi wowe wahitamo iki? nabihitamo byose ntabwo arira muri benzi nabihitamo byose amarira si ikintu buriya ntimukayabone amarira si ikintu ariko ibintu uvuga ni ibiki ubu ngubu none se ari icyo ni abakobwa b'abakire ujya ubona babaherwe genda mu rumodoka rwa danje agenda ariko yajya gushaka agashaka umuntu w'amafuti reka mbyite gutyo kuko bajya babivuga ko yashatse umuntu w'amafuti yashatse umuntu nyine utari mu bushobozi utari muri classe ye sibyo Yego. just kuko washaka umugabo gusa bivuze ngo hari icyo byongera hari icyo byongera sibyo kuri ibyo byinshi bishayininga abantu babona ufite amamodoka inzu z'ibirahure amamodoka y'amamiliyari y'ibiki ariko wagera mu nzu ukajya wumva iri kuguhema ngo kumva urakonje bikaba ngombwa ko uzazana umuntu cyangwa se uzihuza n'umuntu uzajya ugera mu nzu aho kugira ngo iguheme ikagusekera rero byaruta ko Yego. waririra ku igare aho kugira ngo urire muri benzi nanone ukongera nanone ukibaza se nabihitamo byose uri umugabo ngo ukaririra ku igare uri umugabo ntabwo ashobora umugabo arira muri benzi kubera ko abagabo bagira inshingano nyinshi nese waba utwaye igare ugakunda uwo muntu twari turi kureba mu kanya kandi ari byo ari rwo rugero wamugeraho ute ahubwo aba bameze gutya ni nabo bakunda bo ku igare kuko bavuga ngo afite urukundo rwa nyarwo ntabwo yamara kugufata yakuzana wamara gukira ugahita umutera uw'inyuma ugahita ukoresha amafaranga ye cyane ibibazo iki nicyo kiba ubundi ngo iby'isi ni amabanga iby'isi ni amabanga kabisa ibinkoreye ni ibiki rubavu rwanjye nicyo kiba umuntu ukamuzana umukuye ku muhanda ahantu hasi rwose umuhanda ukamuhandura amavunja ukamwambika ikirata abarundi bakita ikirata hanyuma agahita atangira cya kirata akaba ari cyo atangira gukoresha gutera uw'inyuma vum akanakubwira ko wowe ushaje rwose nta forumire ngo reka twiganire ku musozo w'ikiganiro cyacu reka dusoze ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko hano ntabwo twababwiye ko bagomba gushaka umuntu bita Rayira bahamagaye kuri 0788 3599691 yego nkabavura abagabo mukoresha igihe gito mu gutera akabariro yego abadamu namwe mubura ubushake n'amavangingo tukaba product zabafasha nimero rero niyo ngiyo ni 7883599691 iyo nimero iba no kuri WhatsApp murakoze urakoze cyane